numbi yapfuye tujya gushingurira ko icyaha tubona ari intumbi kugira ngo bakunde bibire mu Mana ariko tubaha Imana upfuye uyu munsi na nyuma y'urupfu azongera apfa ariko twe n'iby'Imana itugeneye baza kubitwiba kugira ngo baduteze ambutiyaje mu nzira akinjizamo indyarya zije guhirika abasenga abantu bahunga Yesu niyo mpamvu nakubwiye ngo umupagane ntuzo ngene wakupa ibyo bintu rero kongeye kubasuhuza mwebwe mwese mudukurikira kandi mukurikira Umuremyi TV na Noah TV. Imana ibaho umugisha, Imana ibarinde, ibakomezaho muri hose, mutuye mu Rwanda, mutuye hanze muri diaspora, muri Amerika, muri Canada, i Burayi, hose Imana ibarinda aho muri hose, ibyo mukora byose Imana ibashyigikire. Turabashimira rero mwebwe mwakanze subscribe, like, comment kuri channel kugira ngo tujye tubana, tujye twumva ubutumwa bwiza nk'uko Imana ibishaka. Reka tubashimire rero mukomeze mukanda subscribe na utarayikanda mudutere inkunga mukanda subscribe. Turabashimira rero muri uyu mwanya rero twongeye kugirirwa umugisha no kubana n'umukozi w'Imana Pasiteri Imana yaduhaye guhumeka, namwe yabahaye guhumeka. Reka tuyishimire kubera ko twese tukiriho kuko n'ubuntu bwayo yatugiriye. Twongeye rero kareka tubasuhuze tumwakire, namwe turabakiriye kuko nimwe muduhesha kuba tukora umurimo w'Imana tuvuga ubutumwa. Turabakiriye rero, twongeye kukwakira umukozi w'Imana Pastor. urakoze cyane, Imana iguha umugisha kandi kugirire neza. Mumeze mute? Turaho turashimira Imana. Twari tumaze iminsi tutavuga ubutumwa cyangwa tutaganira, ariko muri iki gitondo Imana yongeye kutwongera iminsi yo kubaho. Imana ishimwe cyane kandi himbazwe. Hari umuririmbyi wavuze ngo ntacyo twatanze kugira ngo tube tukiriho, si amafaranga dufite, si ubukire, ahubwo ni ubuntu bwa Kristo. Buriya nta n'umuntu ufite ibintu, ahubwo ibintu bifitwe n'Imana yabiremye. Twebwe ubundi turaragiye. Turagiye iki? Twe turaragiye. Ibyo twita ibyacu si ibyacu, ahubwo ni iby'iyaturemye. Ni iby'iyaturemye. Ariko Pastor, reka nkwibaze ko tuvuga ko iby'isi ari iby'Imana, sibyo? Kandi hakaba hari byinshi cyane abantu barema ubwabo. Ni gute tuvuga ko hari iby'Imana kandi abantu ari bo babishaka ubwabo? None se iyaremye ni? Iyaremye ni Imana. None se ubwo urumva uri kurema ibyo waremye cyangwa urarema ibyo urema mu by'Imana yaremye? Oya, Imana yaremye rimwe. Yaremye reka da. Noneho umuntu abayeho, umuntu ashakisha ibindi. None se ngiye kukubaza, ari umuntu ni iby'Imana yavuze, ibyabayeho mbere ni ibihe? Ndabyumva, iby'Imana yavuze nibyo byabayeho, sibyo? Nibyo byabayeho mbere. Oya, umuntu mbere y'uko Imana irema ibintu, umuntu yari ahari ataraboneka, ariko mu mugambi wayo yari ahari. Aha, none umuntu ni wabanje kubaho. Noneho ahubwo ibintu biremwa kugira ngo wa muntu aboneho yicara. None se Pastor, Yesu ari hariya ku musozi mu butayu, Satani yaramubwiye ngo reba uyu, mbese imwereka ahantu hose, iramubwira ngo ibi bintu byose ni ibyanjye, ngo nundamya cyangwa ugasimbuka, nundamya ibi bintu byose ubwami bwose ndabuguha. Urumva ibyo bintu byo mu isi ari iby'Imana cyangwa ni ibya Satani? None reka nkubaze, nuko burya mujya muvuga ubutumwa niko mubivuga? Ndagira ngo nkubwire neza ko na Satani ni ikiremwa cy'Imana. Ariko Satani noneho mu impamvu ya mbere, Satani yahanwe rimwe, ntazongera guhanwa, ahita acirwaho iki iteka. Biravuga ngo acirwaho n'urubanza n'abo yashutse. None bituma acirwa mu isi. Aciriwe mu isi rero, isi ashaka kuyihinduriye, aricyo cyatumye Yesu aza. None se Pastor,
tuvuge ko ibintu byose biri mu isi ari iby'Imana, ko ibiribwa ko iby'isi byose ari ibya Satani. Uzi impamvu bivuga ko ari ibya Satani? Nuko ari byo yagabanye kugira ngo Kristo abone kuko acungura umuntu muri ibyo ngibyo. Kuko Satani yari yaje gushukisha umuntu ko iby'isi ari byo bye, nta bundi bubasha afite. Muri make Satani yari yakoreye kudeta Imana, nk'uko ubona abantu bakorana kudeta bavuga ngo ni ibyabo, kandi n'abandi nabo bakarangiza n'abatari ibyabo babisize. Ari byo abantu bikunda kubayobera. None ubwo tuvuge ko n'amafaranga amafaranga kugira ngo aze ku isi ni abantu bayaremwe, ni abantu ariko baremwe nande? Remwe n'Imana. Bivuga ngo ni iby'Imana rero. Nabyo ni iby'Imana rero. Ariko ikintu cyose umuntu yakora hano mu isi kiri mu bubasha bw'Imana, kuko umuntu ntacyo yakora adafite umwuka w'Imana. None se ko wenda tuvuge nk'ibintu abantu bakora, bakarema imodoka, bakarema amagare, bakarema mbese ibintu biri electronique, bakarema n'ibintu mbese bitangaje. Ubwo nibyo none nta jambo urasoma ngo ubwenge bw'Imana nibwo bubanza, hagakurikiraho ubwenge bw'abantu. None ari ikibazo dufite, abantu bakuza ubwenge bwabo bakibagirwa ubwenge bw'Imana. None twatandukanya gute ubwenge bw'abantu n'ubwenge bw'Imana? Ubwenge bw'abantu nuko bakora ibintu bakabyiyitirira, bakibagirwa Imana yabaremye kugira ngo yahabwe icyubahiro mu byo bakoze. Ari nacyo ubona abantu bapfa n'Imana. None ibyo biyitirira se abantu bo ubwabo babyiyitirira ubwabo? Reka turebe hano mu byanditswe muri Yohana basi, sibyo? Ariko nitureba muri Yohana ntabwo bivuze ngo ni uyu munsi wa Yohana, ahubwo byahereye mu itangiriro kuri Adamu. Ahubwo turareba Yesu agarutse aje kubohora umwana w'umuntu, kuko Satani yabohesheje umuntu isi. Avuga ko inyuma y'ubuzima bwo muri iyi si nta bundi buzima buhari. Ntabwo aba bantu muraganira ngo mve bavuga ngo nyuma y'ubu buzima ngo nta bundi buzima buhari, ngo icyabo no kurya no kunywa no kuryama no kumenya ibyo bakoze. Ntabwo urabumva, ariko abujya ubabwira ko atari byo. Nta cyizere bafite cy'uko ahubwo nuko nta kwizera cyangwa icyizere bizeye iyabaremye bafite. Muri bake Bibiliya ivuga ngo abo bari mu mwijima. Ariko bari mu mwijima. None abakora ibyo mu isi n'ubundi bavuga ngo turi gukora ibyo mu isi tukabirunda, ibyo bintu kumbwira ngo ni iby'Imana, none bakaba bari kubirunda kandi ijambo ry'Imana. None si yo mabirunze hari ibyo bajyana, ntabyo bisigara mu isi. None si yo kuki bisigaramo ntibajyane nabyo. None hari ijambo rimwe rivuga mu Byahishuwe ngo iyo akinguye ntawe ukinga, ngo kandi iyo akinze ntawe ukingura. Ni ukuvuga ngo we aba arangije finisaje y'iki, ariko nyuma yaho hari ibyo wowe ugomba gushaka kugira ngo nyuma yaho uzongere ubeho, kandi ubishaka uyu munsi uriho urundarunda ibintu. Reka nkubwire, abantu benshi bavuga ngo umuntu ngo ntiyabaho adakora. Gukora byazanywe n'icyaha, ariko ubundi umuntu yabagaho mu butayu nta kintu cyo gukora cyo kwiyuha icyuya gihari. Kwiyuha icyuya cyazanywe n'icyaha, nk'uko muri Edeni nyine. Uyu rero niwe, iyo dusomye ngo Satani niwe waje gushuka umuntu, nyuma Yesu rero azaje kuducungura muri ibyo byose. Ni nayo mpamvu yapfuye akazuka. Wari wumva hari undi muntu wapfuye akazuka? Niyo azutse arongera agapfa. Ariko Yesu yapfuye rimwe rizima gusa, kugira ngo agire ate? Acungure ibiri mu isi ndetse na hehe no mu ijuru. Ibiri mu isi na he no mu ijuru. Ese umenya ko ibyo mu isi nta na kimwe kizatabwa, bizahabwa abahora imbere y'Uwiteka basenga, kugira ngo barye banywe bahage kandi babone imyambaro ibakwiye, bahore banashimira Imana. Ibyo byo mu isi ngo bizahabwa baki? Abasenga.
bahora imbere y'Uwiteka. abasenga ko ari bo bafite inzara n'inyota no kubura icyo kurya, ubwo urumva rero mu ikosa tugira ni rimwe, kumva yuko imibabaro itazatujyaho, kandi Yesu aravuga tugera ikirenge. Yesu wigize ubona aza kwita ku by'isi cyangwa yitaye ku gucungura umuntu? Rero muri baze y'ibyaremwe byose ni ugucungura umuntu. Ntago yigize aza gucungura ibiri mu isi. Ibiri mu isi ahubwo bibaho kugira ngo twe dukorere Imana. Noneho rero Satani we akabiboroka kuko nta bundi bugingo ateze kugira ngo asenye umuntu Imana yaremye. Noneho biri kavuga ngo na Yoba agateshuka inzira akayigwamo. None Pastor, wenda iyo urebye muri Edeni, Imana irema umuntu yashyizemo Eva na Adamu. Yashyizemo Adamu. Eva yavuye mu rubavu rwa Adamu. Noneho rero Adamu, ubwo njyanye mu hantu hakomeye, Adamu arangije ngo iramusinziriza. Ntituzi imyaka yabaye hehe muri Edeni ari wenyine. Ngo nyuma iramusinziriza imukuramo urubavu. Urwo rubavu ihasubiza inyama iruhinduramo umugore. Yakangutse asanga umugore ari aho, nawe ntazi igihe yaremewe. Ahita aba icyo bita itegeko, ariyo dusoma ngo umunsi mwakiriyeho no gupfa bazapfa. Rero Yesu ahera mu itangiriro, ariko mu itangiriro abonekamo mu buryo bwo kwizera. Ariyo mpamvu dusoma ngo kwizera. Kwizera rero iyo twizeye Kristo ngo biduhanira nk'uko tumwizeye. None Pastor, ko Imana yaremye Adamu ikamushyira muri Edeni, Imana ishaka ko umuntu ayoborwa n'Imana ubwayo. Noneho Satani yarangiza kuza akamushuka, ubwo yatangiye kuyoborwa na Satani. None Imana kitashakaga ko umuntu amenya ubwenge, akaza kumenya ubwenge, ariko Satani nta bwenge yamenye, kuko iyo abumenye ntabwo uyu muruho murimo kuburana muba muwuburana. Nyine yamenye ubwenge bwo mu isi, yamenye ubwenge bwa Satani bwo kumushuka ngo umunsi yakiriyeho ntazapfa, azarema ase nk'imwe yo muri yo. Ase nk'imwe yo muri yo, urumva icyo bivuze? Hariya yamushutse niho yamenye, yagize ubwenge bwo. Ntabwo buriya ari ubwenge, kumenya icyiza n'ikibi. Ntabwo biriya ari ubwenge, ntabyo yarazi. Ntabwo biriya byari ubwenge. Reba ufite abana batangiye kujya mu byo utababwiye, ntubacyaha. Imana rero yari yabacyashye mbere yuko umwanzi azaza kubashuka. Yari yabibabwiye. Umuntu yica icyazi, yica icyo yabwiye, kandi arenga ku cyo yabwiwe. Ntabwo ajya yica ikintu atabwiwe. Ngiki kintu umuntu apfa n'Imana. Noneho rero unyumve, ubwo ni ukuvuga ngo igice cya mbere kigize gute? Kirasenyutse. Yesu rero yaje aje kurema igice cy'ubugingo, urumva, no kurema igice cy'ubwenge, no kurema igice cy'umubiri, kugira ngo umwuka yongere abe muri we. Niyo mpamvu yavukiye mu muntu utarabyawe, kandi ngo wisuge utaranashaka, ariko buryo ujya umenya ko nyuma yashatse. Ariyo mpamvu ubona ayo tuhageze bwa busambanyi bwo muri itangiriro, n'iki gihe ubugarukamo yurebye nabi. Bambaza Bikira Mariya ngo ni umubyeyi w'Imana, ngo niwe uzabasabira. Byakosa n'uyu munsi abantu baracyarikora. Abakatolike hoya n'abantu bose n'abaporoso. Ubusambanyi bubi buriya, icya mbere ni ukubeshya buriya, kandi ukabeshya icyaha ukita ukuri, kandi ari icyaha. Uravuga ubusambanyi se ku mugabo n'umugore? None
hari ikindi cyakuruye ibindi, umugore ku mugore. none Bibiliya ivuga ubusambanyi butandukanye n'ibi, ubusambanyi gusenga ibigirwamana nyine bivuga ngo ibyo byose iyo bikombeye nibyo bigaruka nanone. ariko Yesu yaje aje kudukiza urwo rupfu, adukiza ahereye icyaho cyageze gute, cyakomotse. ariyo mpamvu yavuze ngo abarushye n'abaremerewe nimuze musange ndabaruhura. hari utarushye? njye nasanze yaba umukire yaba umukene muri iyi si bararushye, kuko nabonye nta wishimye ahari. uwishimye ni umwe gusa, n'uri muri Kristo Yesu. ubwo rero umuntu utari muri Kristo Yesu, menya ko nawe arira, uwurira nawe ntago yishimye, ahubwo yaje nk'umuforoderi. ariko umukiriya afite amafaranga ninde wabikubeshye? aba ameze neza yishimye. ninde wabikubeshye? uzagenda uyamwaka ndebe ko ayaguha ubwo yishimye. nyine umwatsi. ariko Yesu cyo tumukundira, icyo wamusaba cyose umwizeye aragikora, kuko avuga ko azadukiza inzara y'ibirarane, akadukiza umubabaro, akadukiza ibyago, akadukiza amakuba, akaduha amahoro tuvuye muri ya mibabaro. none si imibabaro ni iyi? none pastor uri kumwe ngo Yesu azadukiza inzara y'iki? y'ibirarane kubwo kumukorera ko twageze ikirenge mu none pastor ko nzi ko abasenga bamwizera. arega wivuga abasenga, ivuga wowe niba byakunaniye wireba abandi harimo ababishoboye. nyine ndabyumva. wemera ko agakiza ari ak'umuntu ku giti cye? agakiza n'ak'umuntu. none se kuki mugenda mukabishyira muri rusange? none se kamubwire ko abasenga ari bo bafite inzara, none ukaba uri kumbwira uzi impamvu bafite iyo nzara? nakubwiye ngo bomatanye na gakondo Yesu yabakijije bakanga kuyivamo, banze kuva muri gakondo Yesu yabakuyemo. ahubwo babaye nkande nk'Abisirayeli mu butayu bashobowe na Mose, kuko bakunda amategeko, ariko burya amenya ko amategeko adakiza. none bakora iki bantu nk'abo ngabo bameze gute? icyo tugomba gukora ni kimwe. impamvu ndi kubikubaza, yaravuze ngo tubyigane. impamvu bikubaza ibyo ngibyo ndi kubishyira hagati nuko wenda abazatwumva. somera muri Yohana 2:20 basi. Yohana wibuke ko uyu ni umwe utarakundaga kuvuga ari mu gituza cyane. Yohana kangahe? Yohana ubutumwa bwiza uko yabwanditse abibwirijwe na Yesu Kristo, kuko uyu niwe wamuvuze neza, kandi wibuke ko mbere akiri kumwe na Yesu ntacyo yavugaga. bice bingahe? soma igice cya 2:20. igice cya 2:20 haravuga ngo nuko abayuda bati uru rusengero ko rwubatswe mu myaka 46 nawe ngo uzarwubaka mu minsi 3. urumva uru rusengero muri make bibagiwe Imana yabakuye hehe? mu butayu. bibagiwe Imana yakiranye nande? na Yakobo. baribagiwe. umuntu rero arazira kwibagirwa, niyo mpamvu arira. kandi wibuke ko nibo bavugaga Imana cyane n'Abisirayeli. bivuga ngo rero iyo umuntu yatangiye kurarikira akayoba, atandukanywa n'iki? n'Imana. wibuke ko uyu Yohana yaryamaga mu gituza cyane cya Yesu. Petero akirirwa avuga ngo uyu nguyu ngo azakora iki? ese azamara iki? Yesu akamubwira ngo ubwirwa n'iki niba nzagaruka akiriho? bivuga ngo Yesu rero umurimo uzakora imbere arawumenya, agategura abo muri kumwe kwirirwa bagwarasinga kugira ngo babireke. igihe utarategurwa na Yesu rero wirirwa uharasinga abantu, wirirwa witwaza abantu, wirirwa witwaza ibyo Imana yaremye ko ari Satani. Satani yabihawe kugira ngo atugerageze
ko twizera Yesu. Nk'uko mu itangiriro yari yahawe ko agomba kurya imbuto zo muri icyo giti zose, ariko igiti kimenyesha icyiza n'ikibi akagira ate. Bivuga rero ngo iteka ryose yawe itegeko ari n'ugomba kugushuka, kugira ngo noneho kugira ngo arebe ko ibyo uvuga cyangwa se ibyo wahawe cyangwa isezerano urihagazemo. Niyo mpamvu urumva ngo barwubatse mu myaka 46, ngo noneho ngo aravuze ngo azarusenya mu minsi 3, mu minsi 2 rube rwuzuye. Urumva yaravuze iki? Nta ntumbi yapfuye tujya gushingurira akora icyaha tubona, ahubwo ni intumbi muntu nzima yitwaza iby'isi. Intumbi muntu nzima yirengagije iby'Imana yamubwiye, nk'uko avuze ngo barasenga ngo bakavuga ko bahora bashobora. Ubwo ntabwo ari ugusenga, ahubwo bitwikiriye gusenga. ubwo ushatse kuvuga ko hari abantu bitwikira gusenga kugira ngo bariho ari intumbi kugira ngo bakunde bibire mu Mana, ariko badakunda Imana, kuko biravuga ngo nzakiranuka ngeze ku gupfa. Noneho ngo mwene uwo nguwo kandi asigwa icyaha, ariko ntabwo akora icyaha. Ariyo mpamvu Yesu avuze ngo abababaranye nanjye mukagendana nanjye, mugakorana nanjye, mukava muri wa mubabaro. Yivuga umubabaro ibivuga iyi si, muzagororerwa. Abantu rero benshi bashaka ingororano z'isi, ntabwo bashaka ingororano z'Imana. Urumva? Hari nayo mpamvu bari gutuka Imana kandi bahazi kandi ntacyo babuze. Reka mwenda mvuga urugero, turebe nk'umuntu umwe wavuze ngo aho gusenga Imana uzasenga umuntu, kandi uwo muntu yarokoye abantu kuko ahumeka umwuka w'Imana, ariko nawe azongera apfe. Ariko uwubaha Imana we nubwo azapfa biravuga ngo azongera azuke abeho, nawe nubwo azazuka ko biravuga ngo azapfa, ntabwo ivuga ngo azongera abeho. Uwubaha Imana azabaho na nyuma y'urupfu, ariko utubaha Imana upfuye uyu munsi na nyuma y'urupfu azongera apfe bwa kabiri. Oya, ntabwo ari ubwa kabiri, ni ubwa mbere ubwo, kuko ubwa mbere yagombaga gucungurirwamo yarabuhakanye. Muri make igitego cyarinjiye. Twe rero igitego duharana kugira ngo Yesu aturinde kitinjira. Niyo mpamvu iyo nzara ikwica ntujye gusambana, niyo mpamvu iyo nzara ikwica ntujye kwiba, niyo mpamvu iyo nzara ikwica ntujye kurega, ugategereza amanu y'Imana. Ariko iyo manu nanone iyo uyiriye nabi bishobora kuguca mu mazuru. None benshi ko bibananira, niyo mpamvu nawe yavuze ngo iyo nzira ngo nawe yaba umuswa ntabwo azayiyoba, kuko azaba ari inzira yo kwera no gukiranuka. Urumva nyine iyo nzira urumva iyo nzira yoroshye. Rero abantu bayihinduye inzira yoroshye kuko tugendana na nyiri ukuyicamo, ariko igihe tutagendana nawe ntabwo yoroshye, ahubwo abantu bari mu mahwa, bari mu. Noneho iyo tugarutse ijambo umupagani, ariwo mvuga hanakomeye, buriya wari uzi ko umupagani yahawe umwuka wera, ariko akawanga. Yahawe umwuka wera gutari umupagani. Umunsi yuzuraga umwuka wera akavuga ngo nakire Kristo nk'umwami n'umukiza, buryo umwuka wera yarawuhawe. Wenda tute twagira ngo pase, wenda umupagani n'umunyabyaha nyine ndagira ngo mbyinjiremo. Buriya umuntu utaramenya Imana biravuga ko ari mu mwijima, agendera mu mwijima, agendera mu gikombe cy'umwijima. Ariko umuntu wamenye Imana yarangiza akayihunga, uwo niwe mupagani, kuko ahunga ibyazi, akurikiye ibyararikiye, nguwo uri mu rupfu. Niwe uri mu rupfu. None umunyabyaha uyu rero ni nawe birivuga ngo
umugabane w'abera bagabanye rimwe we yarawanze, ahubwo arararikira ibyo Hemenayo na Yambure bararikiye, ngo Pawulo akabaha Satani, yarangiza ngo ariko kugira ngo akize umwuka n'ubugingo. kugira ngo akize umwuka none n'ubugingo. uwo muntu se umwuka we azarokoka umwuka cyangwa umwuka? Hazarokokwa ubugingo bwe, ariko buyokowe n'iki? N'uwo mwuka. Ariko nabagize gute? Ni wa wundi Yesu yavuze ngo nzagukiza, ariko nta mirimo uwo muntu azagira mu bwami. Ariko cyane reka tuvuge ko uyu mupagani, benshi bibwira ko ari umupagani utaramenya Kristo nk'umwami n'umukiza. Ni umuntu wamenye Kristo nk'umwami n'umukiza, yarangiza akabivamo akavuga yuko ntacyo bimumariye, yarangiza akajya gutwarwa n'iby'isi. Uyu niwe Bibiliya yita umupfu. kandi apfuye tubwiye ko ahagaze, umwuka uzarokorwa. uwazarokora n'uwahawe ubugingo, ariko imirimo ye ikaba irimo gutwikwa. None pasa, hari uzahabwa ubugingo n'utazahabwa ubugingo cyane rwose. Noneho ubwo tuvuge ko tubirebera mu byanditswe. tuvuge ko ari none se Yuda ntiyabanaga n'intumwa, ntibigishaga ubutumwa bwiza? Si wowe wari ubitse uruhago rw'ubutunzi? None se niba yararubitse kubera iki atacunguwe nabyo? Ariko Bibiliya irafatika, iranasobanuye. Mu gihe cyashize nakubwiye ko abantu berekana barata imikufi, barata n'imyitero bambaye, barata n'iki ngo ariko hakabamo amazi. Amazi ni iki? Buriya ni ijambo ry'Imana, ni umwuka wera. Bitewe n'uko abantu badashaka kumenya Imana, bitewe n'uko abantu badashaka gusobanukirwa umwuka w'Imana, none rero aha niho ba bantu bagwije iby'isi, azi utayobowe n'umwuka w'Imana akaguha ibiguzi ukamera nka Balamu na Baraki. Warangiza intebe yawe Imana yaguhaye kugira ngo uzayiramireho ukayiha Balamu, Balamu yarangiza akagusenya, ubugingo kabubura. Wibuke ko wagiye kuvuma Abisirayeli, yari Umwisirayeli, ariko abihawe nanone n'Umwisirayeli, ariko nanone wanze Imana utarayimenye. Niyo mpamvu ijambo rivuga ngo twese tuvindimwe, ariko uko tugenda hano kuratandukanye. Inzira ziratandukanye. Ni inzira ni imwe, ariko uko tuzigendamo kuratandukanye. Urumva? Rero wenda kugira ngo abantu babyumve neza, tugende hano mu rwandiko rwa Petero. Petero wa mbere. Wa kabiri, wa mbere. Igice cyaho. Urumva? Somera wa kabiri, igice turaye umurongo wa 9 tugeze wa 10. Petero wa kabiri nta. Petero wa mbere. Igice cya kabiri umurongo wa 9. Reka tuhasome mwumve uko havuze. Haravuze ngo, ariko mwebweho muri ubwoko bwa toranijwe, abatambyi b'umwami b'ishyanga ryera, n'abantu Imana yaronse, kugira ngo mwamamaze ishimwe ry'Iyabahamagaye, ikabakura mu mwijima, ikabageza mu mucyo wayo w'itangaza. Reba uyu muntu asubiye inyuma akajya kuvuga ko Imana itabaho. Ariko mwebweho muri ubwoko. Urumva twebweho turi ubwoko bwagize gute? Bwatoranyijwe. None se urumva uyu muntu niba yaratoranyijwe nyuma akajya kuvuga ko Imana ibeshya cyangwa inzara yari, none se we niyayiciyemo? None se niba avuze tugere ikirenge muke, ntabwo yanyuzemo, ntabwo bifatika.
abigishwa turababona. Aba bose ubona wibuke ko bavuga ngo nta hantu ngo bigiye. Umuvugabutumwa uvuga iryo kosa njya mubwira ko akora ikosa rikomeye. Umuntu wabanye na nyiri umurimo imyaka 3 n'igice warangiza ukavuga ngo ntago yize. Warangiza ukavuga ngo ntago ari umuhanga. Kuko kano yose aba bitwa abanyabwenge bakoreramo bayivoma kuri abangaba babita ko batize. Rero nusoma ijambo rivuga ngo nabugingo n'uyu munsi niko bigikorwa. Reka twumve umurongo icyo tubwira wa 10. Uravuga ngo kera nimwari ubwoko ariko none muri ubwoko bw'Imana. Kera nimurakababarirwa ariko none mwarababariwe. Amen. Ngaba abakristo mwarababariwe. Kera ntimurakaba ubwoko, ntimurakagira gute, ntimuragatora, ariko none ubu mwarababariwe. Mwagize gute? Mwaratoranyijwe. None ngabibaza umuntu wababariwe agatoranywa yarangiza akajya kuvuga ngo Imana ngo yamwicishije inzara. Ariko pastor, kugira ngo ubabarirwe cyangwa utoranwe bisaba iki? Ngiye kukubwira nuko uca mu mibabaro nk'iyo Yesu yanyuzemo. Ryashimwe iyo rije ugashima riba ari iry'Imana nawe iguteretse mu ishimwe ryayo. Ari impamvu ivuga ngo izatwamamaza, aho kugira ngo abantu bategereze kwamamazwa n'Imana bakajya kwicira inzira bakaza babeshyera Imana ko yabamamaje kubw'ibiguzi bibi, kubwo kwica isezerano ry'Imana, kubwo kwica itegeko ry'Imana. Niyo mpamvu nkubwira ngo rero abantu nibashaka, ari nayo mpamvu uyu munsi ngiye kukwereka. Bavuga ngo bari abantu ntago bize barimo kudutuka bakinjizamo indyarya zije guhirika abasenga. Ariko biravuga ngo naho umukiranutsi we yagwa ntazagira ate, bivuga hari ibigomba kumugusha ariko atari we wigushije. Nk'ubu bahiritse itorero ry'Imana, bimika itorero ry'amategeko yabo. Ese mwibwiye ngo ikizira n'igihagarara hera h'urusengero ni iki? Kizaza mu ishusho y'ingwe cyangwa mu ishusho y'intare cyangwa mu ishusho y'inzovu? Ni umuntu mubi zishushanya mubera aje kugusha abera, ariko naho yaza ntabwo azigira abagusha. Yesu azabakomeza kuko azaba ari kumwe nabo. Beneda, gusoma neza, ugasenga neza, ugakizwa neza, uzakiranuka kandi uce muri abo bapagani. Nimvuga abapagani buzuye umwuka wera ariko ntibumvira umwuka wera, baba abaforoderi mu mwuka wera. Pastor, haraho watubwiye ngo hariya aho Adamu na Eva babuje kumenya ubwenge. Tuzi ko mu isi harimo ubwenge bw'abantu, utubwira ko n'Imana itanga ubwenge. Ntitwasomye ariko nyine hari ahantu nshaka kubaza. None ko isi yuzuye ubwenge bw'abantu kandi ukaba watubwiye ko Imana ari itanga ubwenge, none ubwo ubwenge bw'abantu buturuka hehe? Buturuka mu kwiba, ho bazana amategeko kuyarutisha Imana yabahaye ibyo yaremye. Kuko itegeko baryiciye ryapfiriye kuri Adamu. Yesu rero azaje gufata itegeko no gufata ubuntu bwe ahita bindura. Ahangaha dusomye kuri uyu murongo wa 10 havuze ngo kera nimwari ubwoko ariko none muri ubwoko bw'Imana. Bw'iki? Bw'Imana. Bw'Imana. Kera nimwari mwakababarirwa none mwarababariwe. Uwatubabariye ninde? Ni Kristo. Ariyo mpamvu avuze ngo tumwigireho kuko yoroheje umutima. Muboroheje bivuga ngo ibyo abantu biyitirira si ibyabo.
kandi na wa mukene wari si we, ariko Yesu yaje ari igishushanyo kigaragara kugira ngo buri wese akurikire acungurwe. Rero abantu bahunga Yesu, niyo mpamvu nakubwiye ngo umupagane ntuzongere kumwita ko ari uyu utarakizwa. Uyu utarakizwa ari mu mwijima, ariko uwakijijwe akabivamo niwe mupagane, kuko agiye gusenya umurimo w'Imana kandi anasenye n'abagomba gukizwa. None abanyabyaha nibo nabo nyine. Umupagane n'umunyabyaha, umupagane niwe munyabyaha kuko arakora ibyaha yaretse. ngira ngo wenda nk'umupagani ni wa wundi. Bibiliya yavuze ko uri yari mu mwijima. None umunyabyaha nakumva ko ari wa wundi utari wamenye. Oya nshuti, niyo mpamvu nkubwirana abantu barigisha ijambo ry'Imana nabi. Umunyabyaha w'umupagane ni umuntu wamenye, yamara kumenya yarangiza akabivamo, yarangiza akajya kuzana ubwenge bw'isi, ari bwo Satani n'ubundi byatumye ava mu ijuru akaza gushuka umuntu ngo nawe ase n'Imana, kandi bidashoboka. None pastor, wari uvuze ngo Satani yazanye ubwenge bwo mu isi. Ubwo bwenge bwo mu isi ko hari abavuga ko ari ubungubu nyine usanga wenda habayeho kuvuga ngo bari gukora imodoka, bari kuvumbura ibisasu, bari none se urumva bavumbura ibikize umurage w'Imana cyangwa baravumbura ibibica? None ubwo ngubwo none iyo uvumbura ibikwica ubwo buri gukorera Imana. None ubwo bwenge ko watubwiye ko ubwenge bwose butangwa n'Imana, none ubwo bwenge bwose tuvuga ko Imana yatanze ubwenge. Mbisubiremo, abantu ubwenge bw'Imana barabwanga, bajya kwihangira ibihangano by'ubwenge bwabo bwo mu isi. Byutandukanye rero twasomye ibigirwamana baremye, bafashe igiti Imana yaremye cyangwa se yavuze kikaba, bakibazamo ibintu bahita bagisenga bagihindura Imana. Ngubwo ubwenge bitayeho. Cyangwa bafashe ibyo bambaraga mu matwi, cyangwa se bafata impeta bambara mu matwi bazicuramo ikigirwamana. Ariko nazo bibuke ko bari babihawe nk'umutungo, Imana izabaha icyo bagomba kuwukoresha mu gihe kiri imbere, bo bahita bicuriramo ibibatera kugwa. Biciriye inzira nyine. N'uyu munsi rero harimo abiciriye inzira, banze Yesu. Ubwo ni bya bindi Imana yaremye umugore n'umugabo, barangije irababwira ngo mukore gutya, bo batangira gukora ibyo. Mubeho mutya, mugende mutya, nzabana namwe, nzagendana namwe. Bizanira ubwenge ngo bwo gusa n'Imana, cyangwa bwo gutingana, kandi Imana urumva bwo gusa n'Imana. Arega habanje kubeshya, kugira bajye gutingana habanje kubeshya. Buriya icyaha gikuru cya mbere mu isi y'ababaho ni ukubeshya. Icyaha cya kabiri urumva ni ukuba mubi. Icyaha cya gatatu ni ugukorera Satani, kandi ukiyita umunyabwenge uzi kuri gukorera Satani, cyangwa ukiyita uw'Imana, cyangwa gukorera Imana, kandi ubizi neza ko atari uri gukorera, ahubwo ushaka inyungu Imana yaremye kugira ngo usenye ab'Imana yahamagaye cyangwa yatoranyije igatsindishiriza. Ubwo ni ugukorera umwijima, ukorera mu mucyo, ariko atari umucyo. Kuko ikimenyetso y'ibyo bintu ari byo bicunga bakabaza ubwenge byakabarokoye. Ariko tubona ko ngo bazapfa buheriheri. Uru rupfu rero twe twararukijijwe, ariko bo ntibazarukizwa. Niyo mpamvu birivuga ngo bazapfa kabiri. Twe rero tubabazwa kabiri tukiri hano mu isi. Ariko nyuma y'ubu buzima bya bindi byose byagombaga gupfira ubusa babandi, twe bizaba byiza bidutunge, ndetse ngo tubone n'imyambaro twambara idukwiriye, twanahaza. Rero somira ijambo mu rwandiko rwa Yohana kugira ngo tubyumve neza, sibyo?
reka dusome umurongo wa 2 wumva uko havuga. Wa 7. Urwandiko rwa mbere rwa Yohana ni umurongo wa 7. Ariko wenda reka duhere ku murongo wa 6. Aravuze ngo urwandiko rwa mbere rwa Yohana murongo urwandiko rwa 3 rwanditswe na Yohana no rwa 3 nta rurimo kandi ruri mu ngenguru ndarufite rwa 3 urumva uko havuze umurongo turero wa 6 tugeze ku murongo wa 7. Bahamije urukundo urumva bahamije urukundo rwawe mu maso y'itorero uzaba ugize neza mubaherekeza neza nk'uko bikwiriye ab'Imana. 7. Kuko bavuye iwabo ku bw'izina rya Yesu ari ntacyo batse abanyamahanga. Nagira ngo nkwereke ko byose bihari. Ntacyo iyi si turimo rero turi kuri tere. Ubundi uru ni uruganda natwe turi gucurirwamo. Wahozumbaza ngo baracura intwaro za kirimbuzi, wahozumbaza ngo barabaza ibigirwamana, wahozumbaza ngo baragira gute. Twe twavuyemo ntacyo tubatse, ariko twe n'iby'Imana itugeneye baza kubitwiba kugira ngo baduteza ambutiyaje mu nzira. Ariko Yesu azaducungura kuko twavuyemo ntacyo tugize gute. Ariko bo barahindukira bakaza kutwaka iki ibyacu. Ariho rero wavugaga ngo ko duhora dushonje ngo Imana yarabiremye. None se kubizi Satani yagwa ibyawe kandi ashaka kumuyoboka. Abo yabihaye nyine niwe ari kudute. None se reka nkubaze, isengero zisenywa n'abandi s'abana? None se abazubaka ni bande? None se kubera iki bose se baremwe nande? Niyo mpamvu rero Bibiliya ivuga ngo ubisoma uba mubi menya ko aba yarazi ubwiza, kandi uba mwiza menya ko aba atarazi ubwiza aba yari mu mwijima. Rero nuko nguko bimeze. Bene data ndagira ngo mbabwire ngo nimureke gukunda cyane iby'isi. Yego kubikora si icyaha no kugira gute, ariko icyaha ni ukubihindura Imana. Kandi warangiza ukavuga ko Imana itabaho, kandi Imana igize ite? Ibaho. Ariyo mpamvu ngubwira ngo ubutinganyi bubi ni ukugaruka wanga Imana, warangiza ugashaka no kuvuga ko iby'Imana yaremye ari ibyawe. Ariko kugira ngo tubyumve neza, somera umurongo aho ngaho muri 23 mu butumwa mu rwandiko mu muhanuzi Yesaya. Bari husoma kangahe? Umurongo 23 umurongo wawo wa 18 kugira ngo tubyumve neza. 23:18 havuga ngo ubutunzi n'ubucuruzi bwaho buzerezwa Uwiteka. Bizerezwa Uwiteka. Ntibizabikwa. Urumva ntago bizabikwa kandi ntibizashyirwa nta nubwo bizashyirwa ukwabyo, kuko ubutunzi bwabo bwaho buzahabwa abahora imbere y'iki? Y'Uwiteka, kugira ngo barye bahage babone n'imyambaro ibakwiriye. Urumva bazaba bagiye kurya iby'ubwandu? Urumva bazaba bagiye kurya? Noneho Yesu azabyeza bigaruke bibi by'abera. Bivuga ngo rero ibyo twabonye twejejwe nibyo Satani aza kutunyaga kugira ngo yerekane ko afite imbaraga, abe yaduteza umubabaro. Ari naho wahoze umbwira ngo basenga mu isengesho
ngo imana ngo yabicishije. Ntabwo imana yatwicishije inzara, ahubwo satani niwe ushaka kwicisha inzara abera kugira ngo yerekane nawe ko ashoboye. Ariko nakubwiye ko mu isi adashoboye. Icyo ashoboye cyakora ni ugukereza umugenzi kujya atajya. Ariko twabonye ko ngo abihanganye muri rwa rukundo bakagenda uko imana yabigennye, ngo kandi ngo basize ibyabo ngo kugira ngo bagendane na Yesu. Iyo kuvuga kugendana na Yesu ni umuntu ubabarira mu mubiri, akababarira mu bugingo, akababarira mu mwuka, kugeza ubwo Yesu azaza guca urubanza rw'abazima n'abapfuye. Urumva, azabanza urw'abapfuye narangiza acira urubanza rw'abazaba bariho nyuma. Ariho bivuga ngo harimo abazirokora ku bw'amaraso yabo. Buri imizuko ni ibiri, ariko kenshi njya mbwira abantu ngo tuzaharanire kugenda mu muzuko w'umwuka wera, kuko umuzuko w'umuntu ku giti cye wa nyuma uzarokokamo bake. Aribo nakubwiye bazarokoka, ariko nta mirimo bazaba bafite kuko izaba yahiye. Abantu rero ntabwo bashaka kwicara ngo bige, ahubwo barashaka kugira ngo binjiremo basahure. Ariho bavuga ngo usenya urw'umutiza iki? Ntibagumye barusenye rero, ariko nabo ruzabasenyukiraho. Ariko icyo nabagiraho inama, tuyoborwe n'umwuka wera. Rero Imana ibagirire neza kandi bishimire, kandi Imana ikomeze ibane namwe. Rero ni 0788504014 mu izina rya Yesu Data wa twese utugirira neza, komeza kubana natwe, mwuka wera ganze none n'iteka ryose. Amen. Ndagira ngo rero abifuza ko twasengana niyo nomero bazajya bampamagaraho, cyangwa se abandika komenti nabo bajye bazandika kugira ngo tubone ubutaha uko twababwira. Kubutukwa uri mu buntu bw'Imana ntubabare, kubushonje uri mu buntu bw'Imana ntubabare. Dutegereze Kristo nk'umwami n'umukiza uzaza kuzura abazima, uzaza kuzura abapfuye, n'abazima bazaba bariho bagahindurwa nawe, tukazagaruka gucira imanza bise. Imana ibishimire. Amen. Imana igumugisha Pastor. Imana kandi kongera imbaraga nyinshi cyane, twigishije ijambo ryiza rikomeye cyane. Navuga ko ni ubuhanuzi buri muntu wese abyumve kugira ngo abashe kumva ibye byose. Imana ni umukozi w'umuhanga. Rero tubashije gusoza iki kiganiro, ibiganiro byacu nakagaruka, mukande subscribe ku Umuremyi TV na Noah TV1. Twari kumwe n'umukozi w'Imana, kandi bajye bumva ikiganiro bagisoze ntibakumva agace. Ubwo nyine Imana izajya ibaha umugisha muko tere inkunga muri ubwo buryo, kandi mujye mumuhamagara abasengere. Ni Pastor Imana yamuhaye amavuta yo kusengera buri wese, nuko nyine abahaye nimero mujye mumuhamagara kandi munamusuhuze, nabyo ni byiza. Murakoze cyane rero, Imana ibaha umugisha, muhahe muronke ibihe byiza n'ibyo twabifuriza, kubera ko twari turi kumwe namwe. Ciao ciao. Amen.